bavutse nka Yefuta, hari abantu bari babaye nka Yefuta. Nongeye kukubwira ngo kuba abantu barakwirukanye ntabwo bikuyeho isezerano. Abantu baguca, abantu babona uri insuzugurwa, abantu babona utarize, abantu babona ntacyo uzigera umara, uri mayibobo, waraye ku muhanda, wabaye mu kiraro, wabaye mu buzima buciriritse, warwaye amavunja, ubuzima bwawe nubwo gukora ubuyede, ubuzima bwawe nubwo gukora akazi ko mu rugo gusa. Ariko Imana ikwishimira, ntabwo Imana byayinanira kuguhindura umuntu udasanzwe mu buzima bwawe. Umuhigo wahize. Abantu bafite ibibazo bitewe nuko batayiguye imihigo bahibwiye Imana. Nikangobwire, urongera guhiga iki? Wabanza ugahigura. Abantu bajya bizera imivumo, bakizera imitongero, ariko nk'iri jambo ntibaryizere. Ndumva umwuka w'Imana amamiriza ngo Imana igutandukanyije na karandezi wanyu, Imana igukuye mu kazitiro. Ndumva umwuka w'Imana ambwira ibyo byirukanaga mu mubiri wawe, Uwiteka aragutabaye. Wagiye kwisuzuma, babura uburwayi kandi warembye, wagiye kubona dogiteri agufata arakubwira ngo uretse ikibazo cya infection gusa, kandi uri kubabara. Wowe ndumva umwuka ari kumbwira ngo mu rugo ni barakota la celebo ni pipi, ariko datarambwe ngo ca bugufi Imana ikubakire. Ndumva ijwi rimbwira ngo mbwire uyu muntu amaze iminsi yiyumvamo ikibatsi cy'umuriro, ariko yagira ngo asenge akagira ibintu bimumanura. Ndumva Imana imbwira ngo iguhaye izindi imbaraga. Lelele sila kota lebosia. Ya nyenda yose ya mbabariye ibyaha atumanerade. Yesu ashimwe cyane. Bene data bakunze bikamba Karuvari TV, nongeye kubasuhuza. Amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo nabane namwe. Reka nifuriza umugisha w'Imana abari kure n'abari hafi, mwese Imana ibahe umugisha. Reka nsuze aba muri diaspora, reka nsuze abo muri Afrika, abanyarwanda bari hirya no hino. Kanifuriza umugisha abantu bamenye Imana mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'ukuri. Reka nsuze abantu batindanye n'Imana muri iki gihe. Yesu ashimwe cyane. Kanifuriza umugisha buri muntu wese ukurikirana inyigisho ndetse agakora ibyo Umwami ashaka, aho abantu batakureba naho bakureba, ugaharanira gukora ibyo Imana yakubwiye, nicyo gifite umumaro. Imana nikumera umugisha rero, kuko nzi neza ku mugambi w'Imana ku buzima bwawe utazegera uhinduka. Ni Pst Steven muri kumwe rero nkuko bisanzwe, ndi hano kugira ngo nongere nguha amakuru ava mu ijuru mu izina rya Yesu. Reka dutangiye dusenga. Shimira wowe wakoze subscribe kuri channel, shimira nawe ugira ishyaka n'umuhati kubw'umurimo w'Imana. Yesu aguhe umugisha. Reka dusenge. Mwami Imana yacu mu izina rya Yesu, wowe ufite imbaraga n'ubutwari n'ubushobozi bwo guhembura uyu muntu dukurikiye. Hari byinshi yabonaga bidafite igisubizo, ariko urakoze kuzenya igisubizo kibaza afite. Ndagushimira kuje gukora ibyo abantu batakoze, urango wongere ugaragare mu ruhande rwiwe. Nongeye gusaba nk'imbaraga z'umwuka baraze mu manukire, ahagarare mu mwanya mushakamo, maze akore byinshi atigeze akora mu mwanya we mu izina rya Yesu. Amen. Imana iguhe umugisha, turagukunda, turagusengera uko buke nuko bwije, kandi ndabizi ko Imana ifite umugambi ku buzima bwawe. Rero nzanye ijambo ry'Imana rifite intego ivuga ngo nubwo abantu baguciye ariko Yesu ntiyaguciye. Yesu ashimwe cyane. Bishatse kuvuga iki? Imirebere y'abantu ku buzima bwawe siyo mirebere y'Imana ku buzima bwawe. Abantu bajya bafata umuntu bakamushyiraho akadomo, bakabona ko ubuzima bwe burangiye, ariko nyuma gatoya Imana ikongera igahagurutsa ubuzima bwa wa muntu. Rero hari ukuntu umuntu yagusize, hari ukuntu umuntu yakuretse, hari ukuntu umuntu yagutaye, hari ukuntu umuntu yavuze ngo ntazagufasha, hari ukuntu umuntu yavuze ngo ntabwo uzagira aho wigeza, ariko Imana ishimwe ko wasigaranye n'Imana, wongeye gushaka Imana. Ndagira ngo wumve neza ko abantu baraguciye, ko abantu barakwirukanye, ntabwo icyo Imana yagambiriye kizavaho mu izina rya Yesu. Reka dusome nawe ubwawe ubyiyumvire mu ijambo ry'Imana. Turasoma igitabo cy'Abacamanza, ibice byaho 11, murongo waho wa mbere. Biravuze ngo nuko Yefuta umunyegaliyadi yari umunyembaraga w'intwari,
kandi yari umwana wa maraya, kandi Gileyadi niwe wamubyaye, bamubyaranye. Murongo wa 2. Ariko umugore wa Gileyadi amubyarira abahungu, abo bamaze gukura birukana Yefuta, baramwerurira bati nta mugabane ufite kwa data, kuko uri umwana wundi mugore. Ni ibintu bisanzwe, abantu bashobora ni ibintu bibaho cyane, ariko kubura umwana wundi mugore ntabwo bikwiye isezerano. Ndagira ngo nyumve neza. Nuko Yefuta ahunga bene se, ahungira mu gihugu cy'Itobu, aturayo. Maze Yefuta ateranya abantu b'inguguzi bakajya batera abandi. Imana ishimwe cyane, haleluya. Hahise iminsi Abamoni barwanya n'Abayisiraheli, ariko Abamoni bakabarwanya. Haleluya. 5. Nuko Abamoni bakarwanya abakuru b'i Galeyadi, batuma kuri Yefuta ngo acikuke ave mu gihugu cy'Itobu. Baramubwira bati ngwino ube umugaba wacu, tubone uko turwana n'Abamoni. Yefuta abwira abakuru b'i Galeyadi ati mbese simwe mwanyanze mukanyirukana mu bya data? Niki gitumye muza kunshaka ubu koko? Nuko mubabaye. 8. Nuko abakuru b'i Galeyadi basubiza Yefuta bati Imana ishimwe, igitumye tuguhindukiriye, haleluya, ubu nukugira ngo tujyane tubone kurwana n'Abamoni. Nitumara gutsinda uzaba umutware wacu, utware abatuye i Galeyadi bose. Umurongo wa 9. Yefuta arabaza ati nimunsubize iwacu kurwana n'Abamoni, Uwiteka akabangabiza, nzaba umutware wanyu koko? Mva kantu we. Baramusubiza bati Uwiteka bumuhamya hagati yacu nitudasohoza ibyo tuvuze. Yefuta aherako ajyana n'abakuru b'i Galeyadi, nuko abantu bamugira umugaba wabo n'umutware w'Imisipa. Niho Yefuta yavugiye ibyo yavuze byose imbere y'Uwiteka. Tuvuge ngo amen. Andi magambo twayavuga tutayasomye, ntabwo twasoma ibintu birebire. Bibiliya tuyisomye mu gitabo cy'Abacamanza, itweretse umuntu witwa Yefuta. Yefuta ni mwene nde? Yefuta yavutse gute? Hari abantu bariho bavutse nka Yefuta, hari abantu bariho babaye nka Yefuta. Nongeye ukubwira ngo kuba abantu barakwirukanye ntabwo bikuye isezerano. Abantu baguca, abantu babona uri insuzugurwa, abantu babona utarize, abantu babona ntacyo uzigera umara, uri mayibobo, waraye ku muhanda, wabaye mu kiraro, wabaye mu buzima buciriritse, warwaye amavunja. Ubuzima bwawe nubwo gukora ubuyede, ubuzima bwawe nubwo gukora akazi ko mu rugo gusa, ariko Imana ikwishimira. Ntabwo Imana byayinanira kuguhindura umuntu udasanzwe mu buzima bwawe. Imana ishimwe cyane. Nuko ngo abantu bwabo baricaye baratekereza, basanga Yefuta atakwiriye kubaho ngaho. Bavanguza ikindi, wowe ugomba kuva mu bya data. Ariko bamaze kumwirukana, agira ubwenge, aragenda ashinga umutwe w'intambara. Wowe washinze uwuhe mutwe? Niba barakwirukanye bakagusunikira Imana, komeza ushake mu maso y'Imana. Urugamba bakwirukanyemo niyo bazongera kugukenera. Reka ngubwire, nibo bongeye kumukenera. Kubera iki? Bari bafite amakuru. Imana igiye gutanga amakuru yawe, bamenye ko bagusunikiye wagezeho ugakomera, bamenye ko wakwirukanye akavuga ngo ntabwo azigera abana nawe, uri umuntu wa fake. Namenya ko amakuru yawe ari meza. Imana ishimwe ko iyo abantu batwanze ikomeza kudukunda.
ngo nuko aragenda ashinga umutwe, batangira kurwana, barahaguruka. None abamoni nabo bagatera abayisiraheli, urugamba ruba urugamba, kandi bakumva Yefuta, bakumva imbaraga ziri kwiyongera. Ndashimira Imana ko kongeye imbaraga, wari ugaragaye nk'intege nkeya, ariko Imana ikongeye imbaraga, kuko icyo abantu bakwifuriza si Imana ikwifuriza. Ngwibutse ko imbere y'Imana nta gakunda na gatoya. Mwibutse ko imbere y'Imana ibisubizo ntabwo birashirayo. Ngwibutse ko imbere y'Imana, Imana iracyazamura, Imana iracyakomeza abantu, Imana iracyatanga promotion, Imana iracyatanga diplome, Imana iracyashigikira abanyamasengesho n'abanyamasezerano. Imana ishimwe cyane. Uwiteka tugirire neza. Ngo nuko abamoni bagira ikintu bita imbaraga ku bayisiraheli. Uzi ko Imana igiteza ikibazo ku bantu bakwanze ngo bongere bakugarukire. Uzi ko Imana ijya yemera ko abantu baguciye bongera bakaza kubwira ati ariko tumaze kubimenya, twafashe Adeni twasanze uri iwacu, cyangwa se ngwino tujye gufata Adeni turebe, twamaze kumenya ko papa ariwe wakubyaye. Impamvu arimo kugushakisha nuko basigaye bazi ko utagisabiriza. Uje mu nama y'ubukwe urabashyigikira, iyo bakoze mariage niwe utanga menshi. Uyu munsi baragukeneye kuruta uko bakeneye. Cyagihe uri mayibobo, cyagihe nta buzima wari ufite. Yefuta nta gaciro yari afite, bamwirukana, babonaga ntacyo amaze, bamwirukana, babonaga batazamukenera. Ariko makala selebo leta kita leba meni voresa, ngo baramusubiza bati Uwiteka bumuhamya hagati yacu. Haleluya. Nitudasohoza ibyo uvuze, mva ngo ubwire mwene data. Yefuta uyu niho hahandi nawe yahize umuhigo, abwira Uwiteka ngo Mana, uru rugamba ngiye kururwana, numba kurutsinda ikizasohoka iwanjye bwa mbere nzakiguha. Ndemera Yefuta cyane. Njyewe nawe ni ikihe gihe twari tugeze mu kibazo tugahiga umuhigo? Ureba ugiye kubyara, reba uri muri torokome, reba byanze, reba umugabo yakwirukanye, reba ugiye kurira indege, reba imihigo wahize mu rusengero bagusengera, reba ukuntu wabwiye pastor ngo ibintu nibicamo ntabwo nzigera nibagirwa, uyu mushahara wa mbere nzawutanga. Reba umuhigo wahize. Abantu bafite ibibazo bitewe nuko batahiguye imihigo bahibwiye Imana. Nikangobwire, urongera guhiga iki? Wabanza ugahigura muntu mbere ukabona akazi. Imana nimbona akazi, amafaranga ya mbere nzayatanga. Abandi Imana nimbona akazi, cya 10 cya buri kwezi nzagitanga. Abandi nimbona akazi, pasteri hagaza ala katalabo. None waribagiwe. Ariko Yefuta ndi kukubwira, umwana w'ikinyendaro wavutse adafite adresse, amaze kubona Imana imukomeje, arayibwira ngo numvana ku rugamba ngataha amahoro, ngavayo ndamahoro, ikizasohoka mu nzu yanjye bwa mbere nzakiguha. Umva di, ngo aragenda, Imana imuha kurwana, Imana imuha kubatsinda, Imana yaguhaye kubyara, Imana yaguhaye umugabo, Imana yaguhaye akazi, wagize amahirwe yo gukomera. None koko imihigo wahize urayibagiwe. Reka ngwibutse ko ni igihe cyo guhigura imihigo. Yesu ashimwe cyane. Imana igufasha kandi kugirire neza. Nasomye igitabo muri Nahumu ibice 2 umurongo wa mbere. Yesu ashimwe cyawe, ngo yewe higura imihigo yawe, ngo umunyabibi Imana ije kumutsembaho. Ni igihe cyo guhigura imihigo, ni igihe cyo gukora icyo Imana yaguhamagariye, ni igihe cyo guhagarara mu mwanya Imana igushakamo. Yesu atugirire neza cyane. Abantu muri iyi minsi bibagiwe mission babwiwe n'Imana, bibagiwe ikintu babwiye Imana. Nakwibutsaga kuwabwiye Imana ngo nikurenza uriamo kira kibazo uzayikorera. Kuwabwiye Imana ngo Mana, ahantu hamvana sinzi, umva Mana yanjye nzahagukorera, nzabana nawe. Uracyabikora? Ese mwana wa mama, nicyo kikubujije kongera gukiranuka muri byinshi nabyuciye Imana iguhaye? Umvira ijambo. Yesu ashimwe cyane. Abantu muri iyi minsi bameze nkaho bibagiwe icy'agaciro bagomba gukora mu buzima bwabo. Ariko reka ngwibutse ko icy'agaciro cyo gukora ni uguha agaciro icyo Imana yakoze mu buzima bwawe, ubundi ukareba ibintu Yesu agiye gukora muri wowe. Yesu ashimwe cyane. Nahumu ibice 2 umurongo wa mbere, ngo dore mu mpinga y'imisozi
amaguru yuzanye inkuru nziza, akamamaza iby'amahoro. Yuda we, komeza ibirori byawe byera, higura imihigo yawe, kuko umunyabibi atazongera kunyura iwawe pe. Imana ishimwe cyane. Nguvunagura azamukiye imbere yawe, komera ku gihome, rinda inzira, kenyera ukomeze, yongeremo imbaraga y'ubutwari. Uwiteka Uwiteka we, Uwiteka we, nicyo uvuze, n'iki Imana ivuganye nawe, niyo mihigo wahize. Ese upfuye wajya he? Ese imihigo kwe gutandukanye n'urukundo rw'Imana? Kera wari umuririmbyi, kera wari umunyamasengesho, wagiraga ishaka ryo gusura abarwayi, wari umuntu wanga icyana igisa nacyo, wari umuntu wiyemeje gukorera Imana. Amasengesho ya saa 9, amasengesho yo kwiyiriza, wavugaga neza, none byose urabyibagiwe. Umva Yefutuyu ntabwo yigeze akora ikosa ryo kwibagirwa Imana yamukuye mu izina rya Yesu. Haleluya. Nagira ngo wibutse ko igihe kirageze kugira ngo wibuke icyo Imana yakubwiye, maze abari icyo ukora. Yesu atugirire neza mu izina rya Yesu. Imana yongere idufashe kugira ngo tubashe gukora iby'umugambi w'Imana, iby'umurimo w'Imana, ibyo twahamagariwe gukora. Imana ishimwe cyane. Biravuze ngo baherako bakura ibigirwamana by'abanyamahanga hagati muri bo, bakorera Uwiteka. Uwiteka nawe agira ishavu n'imibabaro mu Bayisiraheli. Baherako bakura ibigirwamana by'abanyamahanga hagati muri bo, bakorera Uwiteka, bakorera Uwiteka. Uwiteka nawe agira ishavu. Imana irashaka gukura ikintu hagati yawe nayo. Impamvu Imana yishimiye ko bakuye iki? Ko bakuye ibigirwamana by'abanyamahanga hagati muri bo. Imana ishimwe cyane. Imana yongere kugirire neza. Imbaraga zawe zari zinaniwe, ariko izi mbaraga zirakomeje. Kadusomye umurongo wa 14 dusenge. Haleluya. Ibice 10 by'abacamanza 14 ngo nimugende mutakambira Imana, mwitoranyirije abarizo zibarengera mu gihe cy'ubwihebe bwanyu. Iyo umuntu yibagiwe Imana, ibindi bihinduka ibigirwamana. Ni ikihe kintu uri kuramya muri iyi minsi? Ni ikihe kintu uri kuramya muri iyi minsi? Abantu bamaze kureka inshingano bari barahamagariye gukora. Abantu bavuye kuvuga ubutumwa. Ndimo ndabona ukuri kuri social media, iyo umuntu avuze ibyo busambanyi benshi baramukurikira. Iyo umuntu avuze ukuntu ingo zubakwa, ibintu bidafite umumaro, bidashinga, bitaduha inyungu, ariko Satani arimo aratwangiza. Garukiraho, wongere uvome, wongere ushaka amazi meza, wongere uhagare mu mwanya Imana igushakamo. Igihe kirageze ngo Imana ikoresha abantu. Yesu ashimwe cyane. Abandi bantu muri iyi minsi buzi umuka wo gusebanya. Umuntu agasebya undi mukozi w'Imana, undi agasebya undi. Satani afite ukuntu ari kugonganisha abakozi b'Imana mu izina rya Yesu. Uyu mwuka wo kugonganisha abantu b'Imana ndawukubise hasi mu izina rya Yesu. Mureka dushire hamwe, udutera n'umwe, uturwanya n'umwe, buri wese mu rwego rwe akora ibyo agomba gukora. Kuko imihamagaro ni 5, buri wese afite umuhamagaro we, kandi iyo mihamagaro 5 twahawe nkuko yagizwe mu Befeso. Paulo andikira Befeso, mureka tuyihagararemo. Niba uri intumwa akora nk'intumwa, niba uri umuhanuzi akora nk'umuhanuzi, niba uri umwigisha ubutumwa bwiza akora nk'umwigisha ubutumwa bwiza, niba uri umwungeri, haleluya, niba uri apotre, haleluya. Icyo waba uri cyo cyose kora mu muhamagaro wawe. Yesu ashimwe cyane. Ushobora kuba uri umwungeri, Yesu ashimwe. Nanjye niba ndi umuhanuzi rero reka ngore nk'umuhanuzi, niba ndi umushumba reka ngore nk'umutambyi. Yesu ashimwe cyane. Kugira ngo twunganirane twubake umubiri wa Kristo. Nico ngicyo rero Yefute yakoranye nabo bari kumwe. Imana irasukamo amavuta, mureke duca abadayimoni barimo gusabya umurimo w'Imana.
abana barimo kurwanyanya. Urarwanya mwese ngo bigende gute? Were kurwanya mwene so. Oya, udutera n'umwe n'izita. Reka turwanye abadayimoni, duhagarare neza. Abantu nagwa babonye kuno abantu bo bari abantu batse umunara w'Ibabeli. Umunara w'Ibabeli bahuje hamwe, bashyira hamwe, bageze hafi, bageze kure. Imana ibahagucanganyikirwa. Satani afite ukuntu yakiza abantu gucanganya kugira ngo ducanganyikirwe. Noneho dutangire gusebyanya. Ninge muhanuzi ukomeye. Oya, mu rwego rwawe amavuta turayubaha. Ariko nawe niba kanaka mwubahe. Niba yandika ibitabo mureke yabyandike. Niba ari profete mureka hanure. Twese duhurize hamwe tuvuga ubwami bw'Imana. Uko mission yacu niyo kugarura abazimiye kuri Kristo Yesu. Nakwibutsaga ko nubwo abantu bakwanze Yesu atakwanze. Nubwo abantu baguciye, nubwo watawe, nubwo wajugunywe, nubwo uri imfubyi, humura, imbaraga zishobora byose. Iyagaruye Yefuta akaza kuba umutware, nawe Imana iguhaye ubutware. Iyagaruye Yefuta akaza kuba umuntu w'umumaro, mu bari barabonye ko nta mumaro afite, baravuga ngo garuka, tusanze uri umunyamumaro, dusanze uri umunyamugisha, dusanze hari icyo uri cyo muri twe. Nuko araza arakora, Imana ibana nawe, ngo ahiga umuhigo, ngo avuye ku rugamba. Umukobwa asokamo bwa mbere ngo avuga ati yo, ngo ararira cyane. Mukobwa aramubaza ati se bimeze bite? Avuga ngo nahize Imana muhigo, ngo ikizava iwanjye bwa mbere cyo tihumura rwose. Mije cyo kujya kurira ubukome bwanjye. Bivuga ngo ajya mu misozi miremire, ngo agarutse amutamama igitambo. Ntugire ngo hari ikindi gitambo baramutwitse. Imana ishimwe cyane. Agisabye Bibiliya tubona ukuntu yari kumucungura, ariko we yakomeje gukora icyo yari yarahize. Ntabwo twavuga ngo rero wowe niba warahize umuhigo reka kuwihigura. Oya, uhigure kugira ngo nawe Imana ikomeze kugendana nawe. Imana ikomera umugisha. Uracyakorera Imana. Ibyo wahize uracyabyibuka. Aho wahamagariwe nawe ugeze urabona bikiri bimwe. Imana iguhamagara, biravuga ngo nimugatangiza iby'umwuka mu misozanyije iby'iki iby'umubiri. Twirinde gutandukira mu nshingano, twirinde kurekura icyo twahamagariye gukora. Bene data bavandimwe, nagira ngo nongere nibutsa abantu, mu rwego rwawe ubaha amavuta. Amavuta umuntu atubaha ntamukorera. Mu rwego rwawe gerageza wongere wubaha Imana mu izina rya Yesu. Senga, vugana n'Imana. Gira ahantu usengera iwawe. Niba ufite inzu na ntoya, gira igicaniro mu rugo. Gira ahantu ujya ushyira amavi, ujya uganirira n'Imana. Birakwiriye ko njye nawe tutugiraho turamiriza Imana. Yesu aguha umugisha. Nakwibutsaga ko uburenganzira abantu bakwimye Imana ibiguhaye. Imana ikomera umugisha. Reka dusenge. Uwera wa Isiraheli, mu izina rya Yesu, we wagaruye Yefuta akaza akaba umuntu ukomeye. Uyu mama mugize umuntu ukomeye, uyu musore mugize umuntu ukomeye. Agaciro nuko Yefuta yagendanye n'Imana. Yefuta yabanye n'Imana, bimuha kongera kuba umuntu udasanzwe. Wirekura Imana. Ndumva umukambwira ngo hari imbaraga ziri gusanga zikakuniga. Rekota la sendebo, reta la koseleba lebo sekita. Ndumva imbaraga z'Imana zirimo zimbwira ngo akira gukorwaho n'imbaraga za Yesu. Abantu bajya bizera imivumo, bakizera imitongero, ariko nk'iri jambo ntibaryizere. Ndumva umwuka w'Imana amamiriza ngo Imana igutandukanyije na karandezi wanyu, Imana igukuye mu kazitiro. Ndumva umwuka w'Imana ambwira ibyo byirukanaga mu mubiri wawe, Uwiteka aragutabaye. Wagiye kwisuzuma, babura uburwayi kandi urarembye. Wagiye kubona dogiteri agufata akubwira ngo uretse ikibazo cya infection gusa, kandi uri kubabara. Wowe ndumva umwuka ari kumbwira ngo mu rugo ni barakota la selebo, ni pipi, ariko datarambwe ngo ca bugufi Imana ikubakire. Ndumva ijwi rimbwira ngo mbwire uyu muntu amazi iminsi yiyumvamo ikibatsi cy'umuriro, ariko yagira ngo asenge akagira ibintu bimumanura. Ndumva Imana imbwira ngo iguhaye izindi mbaraga. Lelele sila kota lebosia akazelebo akatekata. Ndumva umuka kulebosia harakuzelebopfa, harakudepaya, harakuzelebo, harakurengeye, harakurwaniriye. Riko sataya yongeye gusuka amahoro mu rugo, yongeye gukiza abana. Topelevo yongeye kugarura uburenganzira bwawe. Rakaya makosata, iryo deni Imana yaryishuye. Nubwo uri kujya ariko nta munezero ufite. La silibo
haya zemenifo. Ndumva datambwira ngo akiri gitangaza taya menifo. Uwo mutwe w'uruhande rumwe Uwiteka arawucishije paya menifo. Uko gutwi Uwiteka aragucishije. Akira ubutabazi mu izina rya Yesu. Aho bakurogeye, aho bakuvumiye, ndakuvumuye mu izina rya Yesu. Ndakuvumuye uora sitela. Kora ibyo Imana ikubwiye. Indana n'Imana. Umvira mwuka we cyari kuvuga n'iki Imana iri kukubwira. Niba ari ugutangatanga, niba ari ugusengasenga, niba ari uguhanura hanura, niba ari gufasha abandi ufasha abandi, kuko mu minsi ukiri ku isi Imana izaguhembera imirimo wakoze. Ndagukunda, ngwifurije kubaho no kurama, kandi kirenze ikintu ubugingo buhora ngwifurije. Yari Pst Steven, umushumba w'ikamba ministeri Calvary ikamba. Imana ikumera umugisha. Subscribe yawe birakenewe. Kubwa neza mu mwami. Imana ibaho umugisha. Shalom shalom.